Yes, nongeye kubasuhuza nongeye kubaha ikaze ku Isano TV official kandi like subscribe niyo buto y'umutuku ukore no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Mwaramutse, mwiriwe, mwaraye, igitondo cyiza, igicamunsi cyiza, umugoroba mwiza, bihe byiza aho duteze yombi uri ahantu hatandukanye mu bice bigize isi. Wiyumvemo ikaze, uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye nyuma yuko ihuriro rya M23 ryamaze gushyiraho abayobozi bashya bazayobora ibice by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru harimo umujyi wa Goma. Ibi byaje bikubiye mu itangazo umuvugizi w'umutwe wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka yashyize kuri X yahoze ari Twitter. Itangazo yaritanze rigaragaza ko Bahati Musanga Joseph yagizwe guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Bahati azungirizwa na Manzi Ngarambe Willy wagizwe vice guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ushinzwe ibijyanye na politike, ubuyobozi n'amategeko. Ni mu gihe Amani Bahati Shadrack we yagizwe vice guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ushinzwe ubukungu, imari n'iterambere. Mu rukerera rwo kuri uyu umunsi nibwo amakuru yamaze kuba yajya hanze agaragaza ko abayobozi bamaze kugirwa abayobozi muri biriya bice, ariko nanone ni mu gihe kuri 27 Mutarama 2025 nibwo M23 yemeje ifatwa ry'umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo bijyanye no gufata ibice by'ingenzi bigize uyu mujyi nk'ishami rya radio na televiziyo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RTNC, ikibuga cy'indege cya Goma n'ibindi bice by'ingenzi. Nyuma y'ibyo kandi tugiye kurebera hamwe imibereho y'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahungiye mu Rwanda. Bageze mu Rwanda bakiza amagara yabo cyane ku mutwe wa M23 wari ubamereye nabi mu mujyi wa Goma. Bigira inama yo kwinjira mu Rwanda ariko bikandagira cyane ko bagenzi babo bari gutegura ibisasu ku butaka bw'u Rwanda byanahitanye abasivile 16. Ntibari bazi ko bazakirwa nk'uko bakiriwe kandi ntibari bazi ko bazahabwa ubufasha nk'ubwo bahawe. Nyuma yo kugera mu gihugu cy'u Rwanda baratunguwe ndetse banikangamo, baravuga bati ibi ntago bibaho, ntago byigeze bibaho, kuko nabo barabizi neza ko mu gihugu cyabo ibyo bidashobora kubaho. Rero abo basirikare bose hamwe ubu bacumbikiwe mu murenge wa Rugerero mu karere ka Rubavu, aho bari bafite ibikoresho nkenerwa byose kuva kubiryamirwa kugera ku byo kwambara n'ibiribwa. Nuko byagenze rero, hanyuma barasabwa barasatswe bamburwa ibyo bari bafite birimo n'ibiyobyabwenge by'urumogi, ubundi bajyanwa mu kigo batuyemo uyu munsi, aho ni mu murenge wa Rugerero, aho ubu bari kubarizwa bakaba bafite ibikoresho nkenerwa byose umuntu akenera kugira ngo abe yabasha kuba ariho. Rero bose 131, umugore ubarimo n'umwe, bateka ibyo bashaka bishingiye ku byo bahawe n'u Rwanda. Abafite uburwayi bafite umuganga uhoraho ubitaho, ibyo byarangira bakidagadura bagakina umupira w'amaguru ndetse bakiyibutsa n'akarasisi akagisirikare. Nyuma yaho kandi bagira umwanya wo gusabana bakaririmba indirimbo bari basanzwe baririmba bari iwabo mu gisirikare, harimo nk'iyo kwiragiza Imana yitwa Nzambe n'indi yitwa Soldat Jaskira Mo. Bagera mu Rwanda bwa mbere, abakigera mu Rwanda bwa mbere bavuze ko intambara bashowemo n'ubuyobozi bukuru bwabo itari sobanutse kuko bari bameze nk'aboherejwe gupfa. Umwe muri bo akigera i Rubavu yabwiye ibinyamakuru bitandukanye, harimo ikinyamakuru giye ko ubwo M23 yageraga i Goma abo bari ku kibuga cy'indege cy'uyu mujyi, ati ni gute twashoboraga koherezwa ku kibuga cy'indege mu gihe ingabo z'umwanzi zari zigose umujyi wose ziri kurasa buri hantu hose. Ubwo buryo bw'imirwanire ntibwumvikana. Yavuze kandi ko ubwo yabonaga ibisasu biri kugana mu cyerekezo cyaho bari yari yamaze kubona kare ko ibintu bitameze neza, ifata icyemezo. We yafashe icyemezo cyo kujya muri MONUSCO ariko nayo iramwanga, afata inzira ahungira mu Rwanda. Uburyo aba basirikare bitaweho bigaragaza ubumuntu bw'inzego z'umutekano z'u Rwanda, ibintu ushobora kubona ahantu hake. Umwe mu basirikare bakuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo witwa Lieutenant Kasereka
Ketombe ati turashimira u Rwanda ku buryo rwatwakiriye neza kandi mu mahoro. Icyo dusaba guverinoma ya Kongo ni ukudufasha gusubira iwacu tugataha mu mahoro. Turasaba kandi guhabwa uburyo bwo kuvugana nabo mu miryango yacu kugira ngo bamenye ko turi amahoro. Kuva umutwe wa M23 wafata umujyi wa Goma, abasirikare benshi ba FARDC bashyize intwaro hasi bamanika amaboko bemera ko batsinzwe. Nyuma M23 yatangaje ko igiye kubaha imyitozo ku buryo bazavamo abasirikare bafite indangagaciro bitandukanye nuko bari basanzwe bakora. Batanga ubutumwa bemeza ko uburyo bakiriwe mu Rwanda nta hantu na hamwe wabibona ndetse nta hantu na hamwe wabisanga. Umuhuzabikorwa wa M23 wa Colonel Nanga yavuze ko we yaba abasirikare bamanitse amaboko n'abafatiwe ku rugamba nabo muri FARDC bose ari abavandimwe babo. Ati ni abanyekongo nk'uko bimeze kuri twe, bari bafite intego bagomba kugeraho ariko boherejwe na perezida wabo waje no kubatererana. Barwanaga mu kurinda ubutegetsi bwe, yarabatweretse kugira ngo bicwe n'inzara, yarabaretse kugira ngo bicwe n'inzara ashyira abana mu gisirikare abatoza huti maze abohereza ku rugamba banyweye ibiyobyabwenge. Nanga kandi yakomeje yavuga ko abo bafashe bafite amahitamo y'icyo bakora, cyane ko bari baratakaje ubushake bwo gukomeza kurwana. Icyakora akagaragaza ko uko byagenda kose ari abaturage ba Kongo ko batazabatererana. Ati bamwe baniteguye kutwiyungaho bakifatanya natwe mu mpinduramatwara yacu. Turi kubohereza mu bigo bizabigisha uburyo bwo kwiyubaka, imyitwarire myiza n'uburyo mpinduramatwara ikora. Nubwo bimeze bityo kandi hari abandi basirikare barenga 3,000 bahungiye mu maboko ya Loni bafitwe ingabo za MONUSCO. Ntabwo ibyabo birasobanuka kugeza ubu. Nyuma yo kwigarurira umujyi wa Goma, imirimo y'abaturage yarasubukuwe. Ubu ni umujyi utekanye, serivisi zose zongeye gutangwa, yaba ubucuruzi, ubuvuzi, amashuri, byose birakora nta nkomyi. Abaturage basobanura ko batekanye kurusha ikindi gihe kuko nta musirikare ukibahohotera nk'uko byabaga imbere y'uko M23 ifata umujyi wa Goma. Uretse abasirikare bahungiye mu Rwanda, hari n'abaturage basanzwe bahunze ubwo imirwano yabaga, bakiriwe neza, bahabwa ibikoresho by'ibanze, amahoro amaze kugaruka iwabo basubira i Goma. Mu gushimangira umutekano no kurinda abaturage, ubu M23 yamaze no gushyiraho ubu tuvugana yamaze gushyiraho abayobozi b'intara Kivu y'Amajyaruguru, aho Bahati Musanga Joseph yagizwe guverineri w'iyo ntara nk'uko nabibabwiye, yongerejwe na Manzi Ngarambe Willy wagizwe vice guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ushinzwe ibijyanye na politike, ubuyobozi n'amategeko. Ni mu gihe Amani Bahati Shadrack we yagizwe vice guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ushinzwe ubukungu, imari n'iterambere. Ndabashimiye ko mwari kumwe nanjye. Niba wari mushya wikagusiga kandi subscribe ukore no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Wabifite ikibazo, igitekerezo, ubuhamya ndetse n'inama, watwandikira munsi y'iyi video ahagenewe umwanya wa comment. Ndabashimiye wakoze kubana nanjye.